kubera ko inyoni yaridunze iri mu giti ibwira Mukamana ndaguha inzoga ariko ndabikora abanyarwenya batandukanye higanjemo abo muri Gensi Comedy ndetse n'abandi barimo Yakana Nzovu bagezweho ku mbuga nkoranyambaga. Abitabiriye iki gitaramo bari benshi cyane ku buryo iri hema ryabaye rito birangira bamwe batabashije kwinjira, bituma Fally Merci utegura ibi bitaramo yisegura ku bantu baje. Fally Merci utegura ibi bitaramo yagize ati nibyo ntabwo ari ubwa mbere bibaye ariko ni hahandi dukomeza kwiga, ntekereza ko mu gihe kizaza bizaba byiza kurushaho. Icyo nasaba abakunzi ba Gensi Comedy batabashije kwinjira, yagize ati ni ukutwihanganira kuko imyanya yatubanye mike bitewe n'ubunini bw'ahabera ibitaramo. Uyu musore Merci yavuze ko abaguze amatike yabo nibabone uko binjira bazayakoresha binjira mu bitaramo bizakurikiraho. Ati umuntu ufite itike akaba atigeze yinjira hano nta kibazo rwose azayizane mu gitaramo kizakurikiraho azinjira. Nubwo hari abatabashije kwinjira muri iki gitaramo, abari barimo babashije kwinjira batashye bishimye kubera urwenya rudasanzwe rw'abarimo Yaka na Nzovu. Uwitwa Nzovu na Yaka basekeje abitabiriye iki gitaramo kugeza ubwo Muyoboke Alex bimurenze agenera Nzovu impano ya telefone. Uwitwa Nzovu ubwo yari ari ku rubyiniro yabajijwe na Merci umuhanzi akunda, asubiza ko akunda The Ben. Akandi kantu mutamenye burya ngo The Ben yari yatumiye Nzovu mu gitaramo cye cyashize. Biravugwa ko igitaramo gitaha cya Gensi Comedy kizaba ku itariki 27 Werurwe 2025, aho kizaba kigamije kwizihiza imyaka 3 ibi bitaramo bimaze bibera mu Rwanda. Njye wabateguriye iyi nkuru nkaba nyibagejejeho, nyitaga Tuza Kameninosho cyuma cyasagutse ku ndege. Niba ari ubwa mbere ubonye iyi channel ibuka gukanda subscribe. Yakamufashe najya kwipimisha azasange ari muzima twe ariko se wowe muzi yewe se nitabura mukobwa urwaye sida wowe ukinje sida sidipimishwa ijisho yewe impamvu icyambere wowe
silamu.